Yes, ni Kigali CNN rero nongeye kubasuhuza mbaramutsa igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse n'abari mu mahanga, ariko mukaba buri munsi mutwereka ko turi kumwe, amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye ko bibagiriraho igihe. Namwe ndabasuhuje mbibutsa gukanda subscribe ku batarayikanda, kandi mbibutsa no gukanda inzogera kugira ngo mujye muba abambere mu kubona amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi. Twihuse cyane rero n'amakuru ari kuvugwa ari kubica bigacika ku muhanzi The Ben, umuhanzi w'icyamamare hano muri iki gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no muri East Africa, ndetse bikarenga ibyo akagera no hakurya y'imbibi za Afurika. Indirimbo ze zigenda zikundwa cyane rwose. Uyu muhanzi rero akaba ari imbere y'uko mbabwira ibiri kuvugwa cyangwa se amakuru amwerekeyeho, amakuru rwose yakoze ku mutima abanyarwanda benshi. Reka mbanze mbibutse ko afite indirimbo nshyashya ari kumwe na Bwiza. Yes, mugende rero muyikurikire rwose iyo ndirimbo muyumve, ndetse mushyigikire nyine aba bahanzi bombi bafatanyije rwose bagakora indirimbo, ikaba ari indirimbo nziza ishobora kuba ariyo ndirimbo nziza isohotse mu myaka nibura 5 ishize. Ubyumve kuntu nawe iyo ndirimbo ari nziza cyane. Ariko ntago ari icyo, reka nite nihuta cyane mbabwire ko The Ben yahishuye nyine impamvu yafashe icyemezo rwose cyo gutoroka igihe yajyaga muri Amerika. Murabyibuka nyine igihe we na Meddy bajya muri Amerika hanyuma ntibagaruke bakahita batoroka. Ibi rero byakomeje kugenda byibazwaho na benshi, kubera iki abahanzi bajyanywe ku rwego rw'igihugu ariko bikarangira batorotse. Birasakuza cyane, ariko aba bahanzi bagenda baryumaho ndetse babazwa impamvu, bakagenda bavuga impamvu zigiye zitandukanye, ariko ubu nibwo twamenye nyine noneho impamvu nyirizina. The Ben rero akaba yamaze ubu gusaba imbabazi abanyarwanda, abanyarwanda nyine bagiye bafata kuguma kwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse we na Meddy nyine nko kubatenguha, ndetse ahamya ko icyari icyemezo ari icyemezo nyine batigeze bajyana ubwo berekezaga ko cyari icyemezo batigeze bajyana ubwo nyine berekezagayo mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ibi The Ben kandi nanone yabigarutseho mu kiganiro cyihariye, ubwo ikiganiro nyine yagiranaga n'umunyamakuru Jado Castari wa BNB FM. Muri iki kiganiro rero The Ben yagize ati ni icyemezo tutagiye dufite nk'ikimenyimenyi Meddy yari yaragiyeyo aragaruka. Mu yandi magambo nyine ntabwo gahunda yari ukugumayo. Ati sinavuga ko twari dufite gahunda yo kugumayo kugeza ubwo twari tugezeyo. Impamvu ya mbere yari ukugira ngo turangize amasomo. Byari bigoye ko muhanzi ukomeye nka Meddy byamworohera ko ajya kwiga muri Kiste ngo yicare yige. Uyu muhanzi rero uyu muhanzi nyine yaboneyeho umwanya wo gusaba imbabazi abakunzi babo, ariko nyine anabibutsa ko nta bundi buryo bwari kubagira abagabo uretse amahirwe bari babonye icyo gihe. Nubwo nyine uburyo byakozwemo butari bunyuze mu nzira nziza cyangwa se inzira byakabaye binyuramo, yakomeje avuga ati ndumva nanabisabira imbabazi kuko twikunze tukirengagiza nyine urukundo twahawe n'abanyarwanda, ariko nkagaruka mvuga ko nta bundi buryo bwari kutugira abagabo. Ubu niba tuvuga ko Meddy yize neza byakunze kuko yagiye muri Amerika, wenda yari kujyayo mu bundi buryo, ariko reka turebe amahirwe yari abonetse. Nibyo The Ben kandi nanone akomeza yemera ko icyemezo bafashe cyatengushye abari babohereje barimo n'ubuyobozi. Cyakora nyine agahamya ko icy'ingenzi ari uko bagumanye umutima wo gukunda igihugu bagakomeza gukora. Ati cyari kuba kibabaje nuko twari kugenda tukandagara. Ngira ngo tumaze imyaka 2 twasohoye indirimbo tuvuga u Rwanda. Ngira ngo zimwe mu mpamvu zituma mara igihe kinini hano ni ukugaragaza ko aha ari mu rugo aho mfite nyine ibikorwa byanjye. Umuhanzi rero kandi nanone akomeza ahamya ko icyemezo cyo kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagifashe bahubutse, ariko nanone akavuga ko kimwe mu byabasunitse ari imyaka bari barimo, kuko bari bakiri abana nyine. Icyakora ashimira Imana ko
ko batigeze bitwara nabi nyine, ahubwo barushijeho guhesha igihugu ishema. Ngayo nguko rero abibazaga impamvu ndetse yatumye The Ben na Meddy baguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iyi ngiyi, dore ko hagiye havugwa byinshi cyane bitandukanye. Ubu ngubu The Ben rero akaba yamaze gukuraho urujijo rwose, kandi akanemeza ko rwose byabahaye amahirwe akomeye cyane. Ni Kigali CNN rero nkubwira ntigumana natwe, amakuru nk'aya ajya kugereraho igihe, kandi tuba tubafitiye amakuru menshi, yaba aya entertainment, politike, imikino n'ibindi byose bishobora gufasha umunyarwanda kumenya ikigezweho, byose tuba tubifite. Ari nayo mpamvu tukubwira nti kanda subscribe kugira ngo tugumane ibihe byose. Yes, ni Kigali CNN rero nongeye kubasuhuza, mbaramutsa igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse n'abari mu mahanga, ariko mukaba buri munsi mutwereka ko turi kumwe, amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye ko bibagiriraho igihe. Namwe ndabasuhuje, mbibutsa gukanda subscribe ku batarayikanda, kandi mbibutsa no gukanda inzogera kugira ngo mujye muba abambere mu kubona amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi. Twihuse cyane rero n'amakuru ari kuvugwa, ari kubica bigacika ku muhanzi The Ben, umuhanzi w'icyamamare hano muri iki gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no muri East Africa, ndetse bikarenga ibyo akagera no hakurya y'imbibi za Afurika. Indirimbo ze zigenda zikundwa cyane rwose. Uyu muhanzi rero akaba ari imbere y'uko mbabwira ibiri kuvugwa cyangwa se amakuru amwerekeyeho, amakuru rwose yakoze ku mutima abanyarwanda benshi, reka mbanze mbibutse ko afite indirimbo nshyashya ari kumwe na Bwiza. Yes, mugende rero muyikurikire rwose iyo ndirimbo muyumve, ndetse mushyigikire nyine aba bahanzi bombi bafatanyije rwose bagakora indirimbo, ikaba ari indirimbo nziza ishobora kuba ariyo ndirimbo nziza isohotse mu myaka nibura 5 ishize. Ubyumve kuntu nawe iyo ndirimbo ari nziza cyane. Ariko ntago ari icyo, reka nite nihuta cyane mbabwire ko The Ben yahishuye nyine impamvu yafashe icyemezo rwose cyo gutoroka igihe yajyaga muri Amerika. Murabyibuka nyine igihe we na Meddy bajya muri Amerika hanyuma ntibagaruke bakahita batoroka. Ibi rero byakomeje kugenda byibazwaho na benshi, kubera iki abahanzi bajyanywe ku rwego rw'igihugu ariko bikarangira batorotse. Birasakuza cyane, ariko aba bahanzi bagenda baryumaho ndetse babazwa impamvu, bakagenda bavuga impamvu zigiye zitandukanye, ariko ubu nibwo twamenye nyine noneho impamvu nyirizina. The Ben rero akaba yamaze ubu gusaba imbabazi abanyarwanda, abanyarwanda nyine bagiye bafata kuguma kwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse we na Meddy nyine nko kubatenguha, ndetse ahamya ko icyari icyemezo ari icyemezo nyine batigeze bajyana ubwo berekezaga, ko cyari icyemezo batigeze bajyana ubwo nyine berekezagayo mu mwaka w'2010. Ibi The Ben kandi nanone yabigarutseho mu kiganiro cyihariye, ubwo ikiganiro nyine yagiranaga n'umunyamakuru Jado Castari wa BNB FM. Muri iki kiganiro rero The Ben yagize ati, ni icyemezo tutagiye dufite nk'ikimenyimenyi Meddy yari yaragiyeyo aragaruka. Mu yandi magambo nyine ntabwo gahunda yari ukugumayo. Ati, sinavuga ko twari dufite gahunda yo kugumayo kugeza ubwo twari tugezeyo. Impamvu ya mbere yari ukugira ngo turangize amasomo. Byari bigoye ko muhanzi ukomeye nka Meddy byamworohera ko ajya kwiga muri Kiste ngo yicare yige. Uyu muhanzi rero uyu muhanzi nyine yaboneyeho umwanya wo gusaba imbabazi abakunzi babo, ariko nyine anabibutsa ko nta bundi buryo bwari kubagira abagabo uretse amahirwe bari babonye icyo gihe. Nubwo nyine uburyo byakozwemo butari bunyuze mu nzira nziza cyangwa se inzira byakabaye binyuramo, yakomeje avuga ati, ndumva nanabisabira imbabazi kuko twikunze tukirengagiza nyine urukundo twahawe n'abanyarwanda, ariko nkagaruka mvuga ko nta bundi buryo bwari kutugira abagabo. Ubu niba tuvuga ko Meddy yize neza byakunze kuko yagiye muri Amerika, wenda yari kujyayo mu bundi buryo, ariko reka turebe amahirwe
yari abonetse. Nibyo The Ben kandi nanone akomeza yemera ko icyemezo bafashe cyatengushye abari babohereje barimo n'ubuyobozi. Cyakora nyine agahamya ko icy'ingenzi ari uko bagumanye umutima wo gukunda igihugu bagakomeza gukora. Ati cyari kuba kibabaje nuko twari kugenda tukandagara. Ngira ngo tumaze imyaka ibiri twasohoye indirimbo tuvuga u Rwanda. Ngira ngo zimwe mu mpamvu zituma mara igihe kinini hano ni ukugaragaza ko aha ari mu rugo aho mfite nyine ibikorwa byanjye. Umuhanzi rero kandi nanone akomeza ahamya ko icyemezo cyo kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagifashe bahubutse, ariko nanone akavuga ko kimwe mu byabasunitse ari imyaka bari barimo kuko bari bakiri abana nyine. Icyakora ashimira Imana ko batigeze bitwara nabi nyine, ahubwo barushijeho guhesha igihugu ishema. Ngayo nguko rero abibazaga impamvu ndetse yatumye The Ben na Meddy baguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iyi ngiyi, dore ko hagiye havugwa byinshi cyane bitandukanye. Ubu ngubu The Ben rero akaba yamaze gukuraho urujijo rwose, kandi akanemeza ko rwose byabahaye amahirwe akomeye cyane. Ni Kigali CNN rero nkubwira ntigumana natwe, amakuru nk'aya ajya kugereraho igihe, kandi tuba tubafitiye amakuru menshi yaba aya entertainment, politike, imikino n'ibindi byose bishobora gufasha umunyarwanda kumenya ikigezweho, byose tuba tubifite. Ari nayo mpamvu tukubwira nti kanda subscribe kugira ngo tugumane ibihe byose. Yes, ni Kigali CNN rero nongeye kubasuhuza, mbaramutsa igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse n'abari mu mahanga, ariko mukaba buri munsi mutwereka ko turi kumwe, amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye ko bibagiriraho igihe. Namwe ndabasuhuje, mbibutsa gukanda subscribe ku batarayikanda, kandi mbibutsa no gukanda inzogera kugira ngo mujye muba abambere mu kubona amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi. Twihuse cyane rero n'amakuru ari kuvugwa, ari kubica bigacika ku muhanzi The Ben, umuhanzi w'icyamamare hano muri iki gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no muri East Africa, ndetse bikarenga ibyo akagera no hakurya y'imbibi za Afurika. Indirimbo ze zigenda zikundwa cyane rwose. Uyu muhanzi rero akaba ari imbere y'uko mbabwira ibiri kuvugwa cyangwa se amakuru amwerekeyeho, amakuru rwose yakoze ku mutima abanyarwanda benshi, reka mbanze mbibutse ko afite indirimbo nshyashya ari kumwe na Bwiza. Yes, mugende rero muyikurikire rwose iyo ndirimbo muyumve, ndetse mushyigikire nyine aba bahanzi bombi bafatanyije rwose bagakora indirimbo, ikaba ari indirimbo nziza ishobora kuba ariyo ndirimbo nziza isohotse mu myaka nibura 5 ishize. Ubyumve kuntu nawe iyo ndirimbo ari nziza cyane. Ariko ntago ari icyo, reka nite nihuta cyane mbabwire ko The Ben yahishuye nyine impamvu yafashe icyemezo rwose cyo gutoroka igihe yajyaga muri Amerika. Murabyibuka nyine igihe we na Meddy bajya muri Amerika hanyuma ntibagaruke bakahita batoroka. Ibi rero byakomeje kugenda byibazwaho na benshi, kubera iki abahanzi bajyanywe ku rwego rw'igihugu ariko bikarangira batorotse. Birasakuza cyane, ariko aba bahanzi bagenda baryumaho ndetse babazwa impamvu, bakagenda bavuga impamvu zigiye zitandukanye, ariko ubu nibwo twamenye nyine noneho impamvu nyirizina. The Ben rero akaba yamaze ubu gusaba imbabazi abanyarwanda, abanyarwanda nyine bagiye bafata kuguma kwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse we na Meddy nyine nko kubatenguha, ndetse ahamya ko icyari icyemezo ari icyemezo nyine batigeze bajyana ubwo berekezaga, ko cyari icyemezo batigeze bajyana ubwo nyine berekezagayo mu mwaka w'2010. Ibi The Ben kandi nanone yabigarutseho mu kiganiro cyihariye, ubwo ikiganiro nyine yagiranaga n'umunyamakuru Jado Castari wa BNB FM. Muri iki kiganiro rero The Ben yagize ati ni icyemezo tutagiye dufite nk'ikimenyimenyi Meddy yari yaragiyeyo aragaruka. Mu yandi magambo nyine ntabwo gahunda yari ukugumayo. Ati sinavuga ko twari dufite gahunda yo kugumayo kugeza ubwo twari tugezeyo. Impamvu ya mbere yari ukugira ngo turangize amasomo. Byari bigoye ko muhanzi ukomeye nka Meddy byamworohera ko ajya kwiga muri Kiste ngo yicare yige. Uyu muhanzi rero
uyu muhanzi nyine yaboneyeho umwanya wo gusaba imbabazi abakunzi babo, ariko nyine anabibutsa ko nta bundi buryo bwari kubagira abagabo uretse amahirwe bari babonye icyo gihe. Nubwo nyine uburyo byakozwemo butari bunyuze mu nzira nziza cyangwa se inzira byakabaye binyuramo, yakomeje avuga ati ndumva nanabisabira imbabazi kuko twikunze tukirengagiza nyine urukundo twahawe n'abanyarwanda, ariko nkagaruka mvuga ko nta bundi buryo bwari kutugira abagabo. Ubu niba tuvuga ko Meddy yize neza byakunze kuko yagiye muri Amerika, wenda yari kujyayo mu bundi buryo, ariko reka turebe amahirwe yari abonetse. Nibyo The Ben, kandi nanone akomeza yemera ko icyemezo bafashe cyatengushye abari babohereje barimo n'ubuyobozi. Cyakora nyine agahamya ko icy'ingenzi ari uko bagumanye umutima wo gukunda igihugu bagakomeza gukora. Ati cyari kuba kibabaje nuko twari kugenda tukandagara. Ngira ngo tumaze imyaka 2 twasohoye indirimbo tuvuga u Rwanda. Ngira ngo zimwe mu mpamvu zituma mara igihe kinini hano ni ukugaragaza ko aha ari mu rugo aho mfite nyine ibikorwa byanjye. Umuhanzi rero kandi nanone akomeza ahamya ko icyemezo cyo kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagifashe bahubutse, ariko nanone akavuga ko kimwe mu byabasunitse ari imyaka bari barimo, kuko bari bakiri abana nyine. Icyakora ashimira Imana ko batigeze bitwara nabi nyine, ahubwo barushijeho guhesha igihugu ishema. Ngayo nguko rero abibazaga impamvu ndetse yatumye The Ben na Meddy baguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iyi ngiyi, dore ko hagiye havugwa byinshi cyane bitandukanye. Ubu ngubu The Ben rero akaba yamaze gukuraho urujijo rwose, kandi akanemeza ko rwose byabahaye amahirwe akomeye cyane. Ni Kigali CNN rero nkubwira ntigumana natwe, amakuru nk'aya ajya kugereraho igihe, kandi tuba tubafitiye amakuru menshi, yaba aya entertainment, politike, imikino n'ibindi byose bishobora gufasha umunyarwanda kumenya ikigezweho, byose tuba tubifite. Ari nayo mpamvu tukubwira nti kanda subscribe kugira ngo tugumane ibihe byose.